25. Ego. Dusome ku murongo wa 4, Zaburi ya 25 no ku murongo wa 4. Ijambo riravuze ngo Uwiteka nyereka inzira yawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyobore kubw'umurava wawe, unyigishe kuko ari wewe Mana y'agakiza kanjye, ni wewe ntegereza umunsi ukira. Amen. Amen. Hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice ni 14, Ego. umurongo wa 15. Turaza gusimba dusome kuri 25. Yohana 14 no kuri 15 aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, naje zasaba Data nawe azabaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi aba muri mwe. Ego. Ku 25 ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Amen. 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 Imana ishimwe cyane. Amen. Mbanje gushima Imana yaturinze kuva mu minsi yose itambutse, tugejeje kuri uyu munsi. Ni amahirwe, ni umugisha. Imana yaturinze, Imana ikabarinda, ikabiduhaye guterana kwera kandi kwiza, tukivuga izina ryayo, tukiririmba tukanezerwa. Imana ibiduhaye turayishimiye cyane. Imana ishimwe. Amen. Ubundi kandi ndabashimiye nk'abayobozi bayoboye uyu murimo, n'abahateranira bose, abo hirya n'abo hino. Imana yo mu ijuru iduhanana umugisha. Amen. Ubundi kandi ishima Imana ko iduhaye guterana maze igihe, kandi bivuye ku mpamvu zitandukanye. Hagiye kuba mu kwezi kwa 6 ndarwara. Ego. Nagize ibyumweru hafi 3, nyiri cya 3 cyari kigiye gushira. Abariho nza kumenya aho ndi, nza no kumenya uburyo nabaye nuko byagenze. Ibyumweru 2 bishize ntangiye icya 3 nacyo cyari kigiye gushira. Ariko ibyo byose byabaye ntazi yondi, ntazi uko byabaye. Ego. Mbavuye ingoma kugira intege nkeya. Ariko tugejeje kuri uyu munsi, Imana ikabiduhaye guterana turi bazima, namwe muri bazima. Ego. Namwe mwararwaye, hari abarwaje, hariho n'abarwaye n'abandi batahuye n'izo, ariko tugihumeka umwuka w'abazima. Imana yankoreye ibyo kubabimenye n'abatarabimenye, ariko Imana ikangirira ubuntu, tukaba tugifitanye gutaramana. Imana yakoze ibyo, ndayishimiye cyane. Amen. Kandi ndabashimiye kuko mugikomeje gitaramo. Ego. Imana ibahereza umugisha. Amen. Ndiyo turi mu gihe cya Pasaka, ariko numvise aya magambo mvuye gusoma ari yaje ngo ariyo tuganira uyu mwanya. Ego.
pasaka habaye kuvuka ariyo Noel akurikiza pasaka tuja muri Pentecoste. Iyo minsi yose iyo tuyigezemwo biratunezeza, turibuka ibyo Yesu yaje gukora n'ibyo yakoze. Ari mu isi arazamuka aradusezeranya. Yego. Numvise bakimara kumbwira ngo tuzaganira muri iki gitaramo, numvira ijambo riraje. Kuganira ijambo rivuga ngo kwigishwa n'Imana. Yego. Kwiga no kwigishwa. Higishwa bataramenya, hakigishwa uwamenye. Umwigisha abashoboye, umwigisha ni umuntu ubuzi. Ariko abigishwa higishwa abataragira icyo bamenya, bamara kugera mu ishuri bakamenya bakagira n'icyo bakuramo. Numva iri jambo niryo rije, kwigishwa n'Imana. Umuntu akaba hari umuntu wagirirwa ubuntu. Yego. Wamara gukizwa ukamenya uwagukijije, ukamwegera akakwigisha. Yego. Kandi iyo umaze kwiga nawe wigisha abandi ibyo wize. Numva iri jambo riraje ryo kuvuga ngo dusenge Imana itwigishe. Yego. Kwigishwa n'Imana ni ijambo ryiza. Kwigishwa n'Imana. Yego. Abahamagawe na Kristo hari aho yabakuye. Bari mu zindi nyigisho. Yego. Bari mu bindi bari barimo. Yego. Ariko Yesu abahamagaye abakura mu byo barimo, abajyana mu byiwe. Yego. Kugira ngo nawe abigishe bamenye uwabahamagaye uwo ari we n'icyo yabahamagariye. Kwigishwa n'Imana. Yego. Kwigishwa nyine, kandi muri twese abaraha dufite abantu bize amashuri baraminuza, nabo baba barimu bigisha abandi bantu. Abo nabo barahari. Yego. Kandi abo twabonye nyine bize nabo baja ku ishuri ari nta kintu bazi, imyaka yabigeze, bakajyana ya mvugo yabo, bakajyana uko bameze, uko barimwe, bakagenda. Bamara kwiga tukabona bagarukanye izindi mvugo abize batazi, kuko bagiye kwiga. Kandi icyo bagiye kwiga bakakigarukana, tugatandukanya abize n'abatarize, tukamenya kuko umuntu avuye ku ishuri. Yego. Uko niko biza bimera. Umuntu wagiye atazi icyo igifaransa akagaruka yakivuga, tukamenya ngo yagiye nyine azi imvugo yacu, ariko iyo yagiye kwiga ibyo yagiye kwiga arabigarukanya afite imvugo itameze nk'iyacu. Yego. Kandi ibyigwa byose abiga bose n'abigisha ni uko iyo umuntu ari Icyongereza, ibizo abiga nyine ibyo bize, birya biga bagenda batabizi ariko bakaja kubyiga. Bamara kugaruka bakabigarukana nyine tukababona, tukamenya kuko bize bitewe n'imvugo, bitewe n'izo bahaye bakora. Yego.
natwe dufite uwaduhamagaye. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Hallelujah. Amani. Amen. Amen. Ese uwaduhamagaye tukamwitaba, Ego. warashise tumutega amatwi, aratwigisha turamenya, turabigishwa biwe. Nigeze ni kera nyine amashuri byari bigize igihe kirekire, abantu babiri baje kwiga, bamwe bigira hagufa abandi baje kure, bamwe bari bigira ahantu ngo ni za Rusuku, abandi bigira za Bukavu, batahuse bombi. Umuntu ngo aje kubiyegereza mu ikanisa aravuga ati se uwigiye hagufiya n'uwigiye kure turabiyegereza kimwe? Arabatandukanye nyine. Yamatekereza kuko uwigiye hafi byenda afite bike, uwabaye nk'uwisumbukuruza akagera nka kure kuko yo bagarukanye byinshi. Abo Kristo yahamagaye yarabigishije, abatandukanyiriza n'ibyo bari barimo, abamenyereza ibyiwe. Kwigishwa n'Imana. Ego. Nubwo twavuze ngo abantu nyine baza biga bakagaruka baramenye, hari n'abandi baza bananirwa, akajyana n'abandi. Ego. Akagira imyaka nk'iy'abandi ariyo. Ego. Yaje kugaruka, akagaruka ari ntacyo afite, akagaruka ataramenye. Ego. Mu bigaragara twahamagawe turi benshi, Ego. ariko se mu burimo nawe ko wahamagawe, uwaguhamagaye yarakwigishije? Dusomye ijambo ry'Imana. Ego. Isengesho rya Dawidi yarasabye, aravuga ngo Uwiteka unyereke inzira yawe, unyigishe imigenzereze yawe. Ego. Ego. Unyigishe imigenzereze yawe, unyereke inzira yawe. Ego. Unigishe n'imigenzereze yawe. Ego. Kuko ari wowe Mana y'agakiza kaje, kandi ni wowe ntegereza umunsi ukiya. Amen. Unyereke inzira zawe. Ego. Bene data, twarahamagawe, turi benshi mu matorero. Ego. Ese uko tungana, Kristo niwe udufite, niwe uzutwigisha. Imigenzereze yiwe niyo tubamwo, ku manywa na nijoro. Icyo Imana idushakaho ni ugukora ibyo ishaka. Amen. Tukamenya ngo uwaduhamagaye ibyo ashaka ni ibi. Ego. Tukamenya ngo uwaduhamagaye imigenzereze yiwe ni iyi. Tukamenya ngo icyo dushakaho ni iki. Ego. Turi mu gitaramo, dufite igitaramo cy'igihe kirekire, tugize iminsi muri Nibature, kandi yabayeho dusanganywe ibindi bitaramo ntibizareka. Turi mu kuyivamo tukajya mu bindi bitaramo, ariko muri iyi minsi turimo n'ibyo tubona nuko tumeze,
bene data dusenge imana yo mu ijuru itwigisha ibyo ishaka tubituremo tuzi ngo dutuye mu by'Imana ishaka. Yego. Yesu umwana w'Imana. Yesu nka Pasaka wacu. Yego. Abahanuzi baramuhanura. Yesu aravuka. Yego. Yesu arakura. Yesu yavukiye mu bantu akurira mu bantu. Yesu ahamagara abantu. Yego. Abantu baramwitaba. Yesu arabigisha. Ageze igihe cyo kuja kwinjira muri Pasaka atandukana. Haleluya. Haleluya. Yesu. Haleluya. Alo. Yesu asezera abantu. Yesu abwira abantu ko bakwiriye kwifata. Yego. Yesu baramufata baramujyana. Yesu arabambwa arazikwa arazuka. Yesu abonekera abantu muri ya minsi 40. Amen, amen. Abigisha iby'ubwami. Yego. Arabasezera. Arababwira ngo ntimuhagarike imitima. Yego. Alo, mwizere Imana nanjye mugume mu nizere. Amen, amen. Aza kubabwira ijambo. Arababwira ngo ngiye kugenda. Yego. Nzaboherereza umufasha. Yego. Ari wo Mwuka Wera. Nubwo ngiye sizobasiga mwenyine, nzoboherereza umufasha. Yego. Zasaba Data azaboherereza umufasha wo kubana namwe. Ariko icyo nobabwira bisi ntibazowuhabwa kuko batamuzi. Yego. Ariko mwebwe muzawuhabwa. Uwo mufasha, uwo Mwuka Wera naza, uwo mufasha naza. Imana ishimwe. Amen. Naza azabigisha zose. Yego. Azabigisha zose. Abibutse ibyo nababwiye byose. Haleluya. Haleluya. Umufasha azaboherereza wo kubana namwe. Nabanye namwe. Yego. Nagendanye namwe. Nasangiye namwe. Amen. Twarabanye. Amen. Tugiye gutandukana. Ariko nimara gushyika. Yego. Nzaboherereza, nzasaba Data. Azaboherereza umufasha ari wo Mwuka Wera. Yego. Namara gushyika. Azabigisha. Azabasubirira mu byo twabanye mu byo nababwiye tukiri kumwe. Yego. Azababwira n'ibindi. Umufasha azaza. Yego. Yesu azamuka bahaye bamubona. Amen. Igihe ngo kigere wa Mwuka aramanuka. Amen. Azaje ari umwigisha. Azabigisha byose. Yego. Bene Data. Turi mu bihe bigoye. Ariko dusaba Imana itwigishe ibyo dukwiriye gukora
n'izo tudakwiriye gukora, izo dukwiriye kubamwo, n'izo tudakwiriye kubamwo. Yego. Kandi uko tubona abantu, uko turi benshi, amahirwe ni uko tuba dufite umwigisha. Amen. Abantu bakaza bamenya kuko wize, bakamenya n'uwakwigishije uwo ari we. Yego. Haleluya. 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 Amen. Amen. Uwo mwuka naza azabigisha. Azabigisha. Yego. Kandi ntazavuga kubwe. Ibyo azumva n'ibyo azavuga. Amen. Dusenga Imana. Imana yo mu ijuru idushyire mu ishuri ryayo, twiga iby'Imana ishaka. Yego. Tuze turyama uko Imana ishaka, tugende uko Imana ishaka, duturane n'abandi uko Imana ishaka. Ndabyibuka muri za 68 kugera muri za 70. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Twari dufite abigisha nabo bari barigishijwe. Yego. Abantu bari bahungutse, bamwe bavuye za Nganje, abandi bavuye za Baraka, za hariya mu Mishyashya. Abantu bahungutse muri za ntambara zabaye muri za 65. Abantu bahungutse, abantu bari basengera ku misozi. Imana yo mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abantu barasenga, Imana irigisha, abantu babona ukuboko kw'Imana, abantu babona Imana. Abantu barigishwa, abantu bigisha, abize bigisha abandi. Kandi ukaza usanga abantu ko baratandukanya ibintu n'ibindi, ibidahuye bakabitandukanya, kuko bari mu mbaraga z'Imana, bari bafite umwuka wo kumenya gutandukanya ibyiza n'ibibi. Amen. Amen. Dusenga Imana itwigisha. Yego. Ndibuka twari dufite umwarimu n'ubaracyahari, n'umugabo w'umusaza, bari abantu babiri, umwe ari umwarimu undi ari umudiyakoni. Natwe turi abasore duhaye dusenga bikomeye, turara mu bitaramo, ariko kuko bari abantu bari barigishijwe n'Imana, bakaza bakatubwira bati mwasenze, Imana yavuze, ariko amasaha yo kuryama naya, ntimworara mu nzu mwese. Abantu bangana batya badahuje, nimugende muzongere ejo kandi mugaruke musenge. Turabanza turatekereza ibi bintu ni ibinyabakaba, abantu bameze bati, ariko nyuma twaje gusanga ari abigisha bigishijwe. Haleluya. Yego. Bakamenya icyo dukwiriye gukora n'icyo tudakwiriye gukora. Tuza kubimenya nyuma, na nyuma yaho byaje kuviramo bamwe urupfu barapfa, twiyitaga ngo turi kumwe, ko turajyana, twarahamagawe, ariko bitwara uburyo butari bwo. Ariko kuko Imana yari yarabigishije, nabo bakomeza kwigisha abandi, kandi abantu baratungana. Amen. Dusenga Imana, turi mu bihe bigoye. Imana yonye, Imana itwigishe, itwijize mu ishuri ryayo. Yego. Uwo mwuka naza azabigisha. Ijambo ry'Imana mu byanditswe Timoteyo, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, Timoteyo wa 2:3-16, ijambo riza ritubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka. Amen. Amen. Haleluya. Kugira ngo umuntu w'Imana, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumweza, bikamwemeza ibyaha,
bikakubwira ngo dore icyaha ni iki n'icyaha iki ni cyiza, bikamwemeza icyaha cye. kandi ngo ibyanditswe byera bikamutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akorere Imana imirimo myiza yose. Yego. Ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu. uwo mwuka w'ukuri naza azabigisha mu kuri kose. Yego. Dusenga Imana. Abapapa n'abamama, abahungu n'abakobwa, twinginga Imana yo mu ijuru. Yego. Muri iyi minsi turimo, Imana ikomeze kutwigisha. Amen. Abantu bogwira, abantu bakaba benshi. Ariko mwaza mwitegereza mugasanga bigishijwe na Kirisitu, mugasanga bo bakeya, bitewe nuko ibyo abantu bakora, mugasanga ko biratandukanya abantu. Kuza abantu bakora, mwareba imigenzereze yiwe, mwareba ibyo yakora, mugasanga ntiyigiriye hamwe n'abandi, yigishijwe ibyiwe, abandi nabo bigishijwe ibyabo. Dusenga Imana, Imana ishobora byose itwigisha. Amen. Nibutse twagiraga umwarimu wacu mu Kamombo muri za 73 na 4, ndagira ngo ni ibyakera umuntu ntiyakwibuka imyaka neza. Umwarimu wacu yitwaga Butoto, twagiraga ihuduma, twamara gushika akatubwira ati abaririmbe gutya, muririmbe bene uku kuntu. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Alo, haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Akatubwira ngo umwanya wo gusenga turasenga gutya. Yego. Umwanya wo kuririmba abantu bararirimba gutya. Dusenge gutya kandi turirimbe gutya. Nimba ari amafungo turagira gutya kandi tugire gutya. Arigisha, yagiraga umwuka w'Imana, arigisha. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Uwo mwuka w'ukuri naza azabigisha. Kandi bene data, uyo wigishijwe n'umwuka w'Imana, ntacyo umwuka w'Imana utazutwigisha. Yego. Umwuka w'Imana utwigisha uburyo dukwiriye kubana n'abandi. Umwuka w'Imana wo twigisha uburyo dukwiriye kubaha n'abayobozi. Yego. Umwuka w'Imana wo kwigisha abayobozi uburyo bakwiriye kubana n'abakirisitu. Amen. Umwuka w'Imana uzudutandukanyiriza ibyiza n'ibibi cyane. Kwigishwa n'Imana ni ibintu bifite akamaro kanini. Imana iyo yakwigishije, abandi bantu bose baza babimenya kuko wigishijwe n'Imana. Yego. Kuko ibyo wabagamo si byo uba ugihaye ukora. Uwakwigishije yakushyanye mu bindi. Nicyo gituma Pawulo amaze kwiga yaravuze, yabwiye ab'Ifilipi ngo ibyarinda mu yanjye nabitekereje nk'igihombo, ngo ko ubutunzi butagira akagero buri muri Kirisitu. Haleluya. Kandi yamavuga ngo kubw'uwo mugabo namenye ubwo twahuye mbaye di Damasiko. Haleluya. Amen. Kubw'uwo mugabo nahomze ibyanjye, ibyarinda mu yanjye narabihebye. Yego. Yego. Amen. Amen. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Ibyarinda mu yanjye. Twamaze guhura n'uwo mugabo, ankura mu zo nabagamo. Amaze kubinkuramo, ibyarinda mu yanjye ibyo nakundaga sinkibikunda, ibyo nakoraga sinkibikora. Kubw'uwo mugabo kubwo namumenye, ibyanjye byose byabaye igihombo, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero. Uwampamagaye nabusanze afite ubutunzi, ninjiye mu butunzi. Yego.
arababwira ngo icyo mpaye mbaranira gusa ngo ni ukugira ngo haleluya imana ishimwe zika amen haleluya imana ishimwe haleluya arababwira ngo reka mbabwire irindi jambo nubwo ntarangera aho mpaye mparanira kujya ariko ababwira ijambo arababwira ngo icyo ndashidikanya ndi Pawulo nk'uko bimwe namaze kubyibagirwa yego haleluya amen niki wahombye mwene data ishuri wijiyemo niki ryagukuyeho ryagushize hehe nicyo gituma Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu bikamuhanira gukiranuka bikamutunganya imana ishimwe amen haleluya Yesu abwira abigishwa ngo uwo mwuka naza azabigisha byose amen amen imana ishimwe haleluya 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 azabigisha umwuka iyo ukurimo uzi kwigisha no kumenya kuririmba ukaririmba uko Imana ishaka yego ugasenga uko Imana ishaka amen ugahanura uko Imana ishaka amen amen ukabana n'abandi uko Imana ishaka yego kandi uwo mwuka ukakubwira ibyo murimo ukakubwira n'ibindi bizaza imbere amen amen haleluya haleluya muri za 75 na 6 muri iyo myaka ndibuka kuko twari twicaye ahantu duhaye dusenga Imana iratubwira ngo ngiye kubabwira ko ndababwira ibimuhaye mukora none ariko ngiye kubabwira n'ibindi bizaza yego Imana iratubwira ngo nimugende mutegereze mu minsi iri imbere aba bantu muhaye mubona bambaye mwambaye amahuzu muri mu kuja mu rusengero mwambaye abantu bakambara bakaberwa ariko hari igihe abantu abagore n'abagabo amen Imana itubabarire hari igihe abantu bazambarira ubusa mu rusengero yego bazambara imyambaro itabakwiriye kandi bazayambarira mu rusengero ariko icyo gihe nimubona kirabaye muzamenye kuko bamwe batari mu Imana nta Mana izabibarimo yego kandi Imana iratubwira ngo icyo gihe nikigera umuntu ngo azazagurira umwana umwambaro umwana wange abagore bazambara imyambaro itabakwiriye abahungu bazambara imyambaro itabakwiriye n'uyu munsi biratangaje kubona abantu bari mu rusengero bari mu gusenga Imana yaje ku rusengero umunsi wo ku rusengero ugasanga imyambaro atarakwiriye kuzana niyo yazanye mu materaniro abantu bagiraga amakwe ugasanga umwana w'umuhungu n'umukobwa bambaye abantu bagatangazwa n'imyambaro bambaye yego ariko uyu munsi abantu basigaye bagira amakwe baje kubasengera bakabura aho bafata abantu bagasengera abantu batabarambitseho ibiganza ariko kera abapasitori bazaga bajya gusengera umukwe n'umugeni hakaba inyigisho ziteye ubwoba zitwereka Kirisitu n'umugeni amena amena baje kumusengera bamwaturaho umugisha bakamurambikaho ibiganza babashyizeho amaboko ariko hari bamwe bari mu gusengerwa batarambitsweho ibiganza bitewe n'imyambarire yabo amena abantu basigaye baje gutira abo kubambarira abantu bazi kwambara nabi abantu bakaja kubatira bakabazana haba mu ngando y'abandi ugasanga abantu bambaye amahuzu yasatuwe kandi imashini zihari zikwiriye gusona kandi ahantu abantu bose batuye hari imyambaro y'uburyo bwose yego uwo mwuka naza azabigisha umwuka w'Imana iyo wageze mu muntu uza kwigisha imirire ukakwigisha imyambarire ukakwigisha imigenzereze ikakwigisha uburyo ukwiriye kubana n'abandi no kuganira n'abandi yego uwo mwuka w'ukwinaza azabigisha ijambo ry'Imana ryatubwiye Dawudi yasenze asaba Imana yinginga Imana abwira Imana unigishe yego haleluya haleluya
asaba imana ngo imwigishe inzira zayo. Bene data, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije, ariko nimureke dufukame dusenge imana, tubwire imana data yaduhamagaye itwigishe imigenzereze yose mu gihe tugezemo. Amena. Dufite imana izayigisha, dufite imana y'ibitangazo. Yego. Haleluya. Amen. Dufite imana izayigisha. Kandi ishuri ry'imana si nk'iry'abantu. Ishuri ry'imana, dusenga imana, imana ifite ibihagije byo kutwigisha. Yego. Umunsi umwe Yesu yari kumwe n'abantu, umuntu araza aramwegera arababwira ngo twigishe gusenga, twigishe gusenga. Yego. Yesu abigisha gusenga, arababwira ngo nimusenga twigishe gusenga. Yesu arababwira ngo nimuzoza muja gusenga. Usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 11 guhera aho ngaho, umuze musenga muvuga ngo data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Yego. Ubwami bwawe buze. Amena. Ariko uzi imana ishimwe. Haleluya. Uzi kugira ubwami bw'Imana, araza aramwegera twigishe gusenga. Yego. Yesu arabigisha. Izengera kuri iri jambo rikanezeza, arababwira ngo muze muvuga ngo ubwami bwawe buze. Yego. Kugira ubwami bwa Kristo muri wewe. Ubwami Kristo akaba muri wewe. Impano zose za Kristo zikaba muri wewe. Ni amahirwe n'umugisha cyane. wose uryama ugasinzira, kurya Dawudi yavuze muzoja ndyama sinzire niziguye, kuko Kristo ari umbaye kuba amahoro. Amena. Dusenga imana, imana yo mu ijuru, imana itwigisha. Amen. Uwiteka nyereka inzira zawe, unigishe imigenzereze yawe. Yego. Twinginga imana ishobora byose. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe by'irungu, abantu kuba ahantu bafite irungu, abantu kubaho bamwe batagisenga bitewe n'aho bari, abandi ko turasengera ku mirongo ntituziranye, ariko imana yaduhaye iki kintu, yadukoreye neza. Nubwo bimeze uko bimeze, Yesu yaravuze ngo nimuba babiri nanje zabasanga, zaba ndi kumwe namwe. Amena. Dusenge tubwire Kristo atwigishe. Yego. Atwereka inzira ziwe n'imigenzereze yiwe, aba ari byo twiberamo. Yego. Uwo mwuka naza azabigisha byose. Amena. Dusenga imana, imana yo mu ijuru ifite inyigisho zihagije, kandi zo yatwigisha, yadukura mu bidatunganye ikadushyira mu bitunganye. Yego. Yesu arahagije. Yesu ni umunyembaraga. Yesu afite ubushobozi bwo kudutuza muri we. Amena. Kandi akatwereka ibyo dukwiriye gukora, akatwereka n'ibyo tudakwiriye gukora. Yego. Ba Petero wa munsi bavuye muri Pentekoste ngo shaka imuga gihagurutse kigiye ngo barababoha, bashaka babagirira nabi. Ariko umunsi umwe ngo barababaza batese abantu baraterana, ariko abantu bahe bakora ibi ububwenge nibi bahaye bakora byavuye ko tuzi ko ari abaswa batize ibi ni ibiki, ariko baza kuvuga bonyine bati turibuse neza kuko aba bantu babanaga na Yesu. Amena. Tubwire imana, duhamagare Yesu kuri iki gicaniro imana yaduhaye, n'ibindi dusanga mwe mu makanisa turimo,
aho abantu batuye basengera n'iki gicaniro Imana yaduhaye. Tubwire Kirisitu aduhereza umwuka nk'umuyobozi, atwigishe ibintu zose tumenye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Amen. Ariko abantu batigishijwe na Kirisitu uza usanga ibintu byose babifite mu maboko. Yego. Ukabasanga hanone ejo ukabasanga ahangaha. Icyo gihe nicyo gihe Imana ivuze muri za 70 na kangahe twari dutaramiye ahantu. Umugabo umwe aratubwira ngo reka mbabwire aya magambo. Imana ishimwe, haleluya. Ati nagize ikibazo tugasenga, twari tugeze kuri Nyamara turi mu ivugabutumwa ahantu ngo ni kwa Nyamarimbwe. Yego. Nyamarimbwe aratwishaza, aratubwira ngo reka mbabwire amagambo Imana yambwiye. Aratubwira ngo nagize ikibazo tuvuye muri Katolika turasenga twakira umwuka, twebwe nk'abapastori bamwe tuzi gusoma no kwigisha turi abayobozi, ariko twaterana n'abahungu twaterana n'abagabo, nkabona abahungu barasenze buzuye umwuka w'Imana, bagahanura abandi bakandika amandiko bagasoma, abakobwa n'abagore n'ibindi. Ariko bagera hanze nkabona kandi babaye nk'abandi, nkabona bagiye gusa nabo twasize hanze. Ati ngira ikibazo. Atari bukeye Imana irambwira, mbona umuntu araje arambwira ati wagize ikibazo. Yego. Ati wagize ikibazo cy'abariya abantu. Ati reka nkubwire bariya abantu, mwebwe murakomeye, murasoma ijambo ry'Imana mu kubaha amategeko, mwaramenye, ariko bariya abantu bakora biriya bakaza bagakora n'ibindi. Aramubwira ngo reka nkubaze wa mugabo we, ngo se umurwayi n'umuzima ninde uzukenera ibitaro, ninde uzuja kwa muganga? Aramubwira ngo nabarwaye. Yego. Ati bariya bose bararwaye. Atari ko biyibona birirwa ngo bakaja mu ikanisa, Imana ikabahereza ziriya mpano ni ukugira ngo igerageze irebe kuko ibokira. Atari ko bararwaye. Abarwayi nibo ati kuri Imana kwirashakisha uburyo bwo kugira gute bwo kubavura. Dushakishe, dusenge Imana. Yego. Dufite Imana ishobora byose. Amen. Dufite Imana ifite imbaraga. Amen. Dufite Imana ikiza, dufite Imana iyobora. Bene data, Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe. Amen. Tubwire Imana itwigishe inzira zayo. Imana yo mu ijuru itwigishe imigenzereze yayo. Kirisitu afite inyigisho zihagije, afite ibyiza byinshi, tubaye muri we akaba muri twebwe birahagije. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru. Mana